bihona amariza y'imvura n'imbaga abarezi n'abazereka n'amateka imana zicyera cyane amani y'imfizi cyusa n'icyubahiro n'ingabo za mboga zikakongera ibizi cyangwa n'ikinyarwanda bakaririmba mu cyo cyane kwibuka zigahemba zisibo zigituruka mu byabo zigashingana kigeze bagatumira n'igenge igiye guhangura ibizi yagiye muhawe imvano karama bakazambeka nk'ibi ntane n'imwisabwa zigatashaka kare makombe ntashi zigashengera zose ntayo bashize amarura zikamurika muri ngo mu ngo zirubengera zose zikoze urugero rw'umboyero rwo rweza mu rwombo ya mwagiye mumbona henshi mwagiye mumbona mu bintu bigiye bitandukanye nitwa Nshimiyimana Felicien abandi benshi banzi ku izina rya The Kiss hari abo twahuye ndimo ndirimba ndi umuhanzi nandika indirimbo nkajya muri studio nkazikora zikasohoka ndetse no kuri YouTube wazibona ku mpanga The Kiss TV hari abo twahuye ndi umutahira hari kandi ntago bitangaje ko hari nabo bashobora kuba barambonye ndi MC uko njyamba MC mu bukwe ndetse n'ibindi birori ikindi hari n'abashobora kuba wenda barambonye ndimo nkina filime ndi n'umwagiteri nkaba editor cyangwa se ndanazitunganya ikindi mu buryo bugiye butandukanye twagiye duhura mu buryo bwinshi ushobora rero kuba wenda bitewe n'icyo twahuriyemo bitewe n'icyo wambonyemo kubona ukeneye ko aricyo nagufasha ntabwo rero kumbona bigoranye dore ko ngewe nanavuye mu bintu ndi mu bantu utazakangwa ngo ngewe nshaka The Kiss ukumva utewe ubwoba wenda n'amafaranga ntago ngewe nkiri imbere amafaranga kuruta abantu kuko umuntu inshuti gusiga indi inshuti kugeza ku yindi umuntu ashobora kugufasha ikintu gitoya nyamara akagushyiriza uza gufasha ikintu kirekire bivuze ngo rero ushobora kuba ukeneye The Kiss The Kiss rero ushobora kumuhamagara kuri nimero ya telefone 0783830488 ikindi ushobora kandi no kuba wenda wamukenera kumwandikira kuri Facebook akoresha amazina Nshimiyimana Felicien ni nayo mazina y'ababyeyi wajya kuri YouTube ushaka kugira ngo urebe ibikorwa ukajya kuri channel yitwa Impanga The Kiss TV tuzagenda tuganira byinshi nice gusa nahora mbashimira ubufatanye mutugaragariza umunsi ku munsi umwanzi ubanga wowe aribeshya kuko njye mbakunda nabihaye indundu kandi mbakunda burundu wongeye kwirirwa wamfurawe umubonye ageze se agende umubonye gahunda porogaramu Olivier se ariko mwakwigisha gatoya mbere yuko nindikiza amazi mubwira kanaka Olivier we agende se wanyumvise wamfurawe wabona ukuntu Olivier iyo yazaga kugutereta yazaga afite inkweto iri ku cyangwe maze ubundi nanjye mu wundi mu makazi kajye ikora bigenze uko bikwiye nubona yego nimwongere mucira kawe ibindi ndabivuga mu kanya dore ingeri yanze bogaboga na murima mbeba kobwa bahigeshera naronyazi nimuce kweguna rwiyamirire ejo bundi rumerera ngabe zahema dore rubereye intore zibereye guhameza abafite ibibazo igana ukuri umutagara bihona n'amariza y'imvura n'imbaga abarezi n'abazereka n'amateka imana zicyera cyane amani y'imfizi cyusa n'icyubahiro n'ingabo za mboga zikakongera ibizi cyangwa n'ikinyarwanda bakaririmba mu cyo cyane kwibuka zigahemba zisibo zigituruka mu byabo zigashingana kigeze bagatumira n'igenge igiye guhangura ibizi yagiye muhawe imvano karama bakazambeka nk'ibi ntane n'imwisabwa zigatashaka kare makombe ntashi zigashengera zose ntayo bashize amarura zikamurika muri ngo mu ngo zirubengera zose zikoze urugero rw'umboyero rwo rweza mu rwombo data wandeze ukandemera ukagira umugabo mu bagabo kamanze nikuremo ingofero mu ruhanga
banza ukore mu ruhanga rw'umuco y'inganzo nazabaho nkangarwa n'abanzi ndetse n'inganzi kazima aho kuzimiza nkazimura muri mu ruhanga data wa mfura icyo mukundira ariko mwagize mutamera